umuntu ushobora kuguha, ariko nanone hakaba hari ukuntu akorana n'isi y'umwijima, hakaba hari ukuntu akorana n'ubwami bwa Satani. Uwo muntu akaba afite ibifatika guha, ariko akaguhereza agambiriye kugira ngo ibyawe by'umwuka bisenye. Iyo rero uri umuntu ukunda gusa amafaranga, abandi bashyira amafaranga imbere, uwo mwanya uhita wakira ukavuga uti mbonye igisubizo, amafaranga ndayabonye nari narabuze, ariko ntumenye ko ayo mafaranga aguhaye. Numara kuyakira kugira ngo uzongere kugira andi mafaranga wakira bikaba ikibazo, akaguteza umwuka w'inyatsi. Niyo mpamvu ni ukuvuga ngo yaba mu kwakira yaba mu gutanga, ibi bintu ugomba kubyinjizamo umwuka wera. Umwuka wera agomba kukuyobora. Waruzi hari igihe umuntu aguhereza ashaka kuguha ikintu wari unakeneye, ariko ukumva umwuka atakwemerera kucyakira. Warubizi ko umuntu ashaka kuguha ikintu wari ukeneye mu buzima, ariko ukumva umwuka atakwemerera kugifata. Ujye wumvira umwuka, buriya haba hari impamvu. Niyo mpamvu abaterankunga bose ntabwo Imana izabemera ku buzima bwawe. Hari abaterankunga Imana itazemera ku buzima bwawe, kubera ko baza bagambiriye kugufasha mu bifatika, ariko bagasenya ibyawe by'umwuka. Ibi bintu byitondere rero, inyatsi ishobora guturuka mu byo wakiriye. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni Mwalimu Valens, kandi wongeye kugaruka muri ya nyigisho igambiriye guhindura ubuzima bwawe. Uko musanzwe mubizi rero, inyigisho tubategurira ni inyigisho zizagira icyo zikora ku buzima bwanyu. Nimuzikurikira mukazitaho, mugakora ibyo zibasaba gukora, ugiye kuzabona ubuzima bwawe buhinduka mu buryo butangaje. Iyi nyigisho rero y'uyu munsi ni igice cya kabiri cy'inyigisho yatambutse. Ni inyigisho twavugaga ku nyatsi. Turi kuvuga inyatsi. Inyatsi ni iki? Ni ibihe bigaragaza ko umuntu ariho umwuka w'inyatsi? Twabonye rero inyatsi icyo ari cyo. Twabonye ko inyatsi ari umwuka. Ni umwuka w'ubukene uba ku buzima bw'umuntu, cyangwa se ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu ubugambiriye guheza uwo muntu mu bukene. Uwo mwuka ugahora witambika igihe cyose ashatse gukora ikintu kimuteza imbere. Uwo mwuka ukitambika ku buryo bigenda nabi, agahera mu bukene, ibyo yakora ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga ngo iyo uriho uyu mwuka, icyo wakora icyo ari cyo cyose, uyu mwuka utarava ku buzima bwawe, ni ukuvuga ngo uhora witambika igihe cyose, bigatuma uhora mu bukene, ibyo wakora ibyo ari byo byose. Noneho twabonye ko ubukene buterwa n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uyu mwuka nyine twavuze, ushobora kuba ku buzima bw'umuntu, ukajya witambika igihe cyose ashatse kugira icyo akora, ukitambika ku buryo bitagenda neza, mbese ku buryo byanze bikunze ubukene bumugumaho. Ibyo agambiriye gukora byose bimuteza imbere, akabona wapi ntibigenda neza, akabona biranga, bikarangira bivuyemo. Noneho twabonye ko nanone bibaho nanone ko umuntu yahera mu bukene atari uyu mwuka uri ku buzima bwe, ahubwo biturutse mu kuba uwo muntu adakora icyo yari akwiriye gukora. Kudakora icyo wari ukwiriye gukora nabyo bishobora kuguheza mu bukene, bitavuze ngo uriho uyu mwuka w'inyatsi, ahubwo gusa kuko wowe utakoze icyo wari ukwiriye gukora. Twabonye rero ko kudakora icyo umuntu yari akwiriye gukora bishobora guterwa n'ibintu bine. Ikintu cya mbere bishobora guterwa, ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora, bishobora guturuka mu kutamenya. Umuntu ashobora kudakora ibyo yari akwiriye gukora kubera kutamenya, kuko ntabwo azi ibyo yakora byamuteza imbere. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga umuntu akeneye kwigishwa, kujya mu ishuri akiga, cyangwa se guhugurwa, cyangwa se kugira ibyo bamwigisha mbese. Noneho yamara kwakira ubumenyi, akaba yagira icyo akora agatera imbere. Ni ukuvuga ngo yaziraga gusa kutamenya, si ukuvuga ngo hari umwuka umuriho w'inyatsi. Ibi bibaho. Hakabaho n'ikindi gihe nanone umuntu adakora ibyo yari akwiriye gukora, biturutse gusa mu kutizera uwo muntu agira. Ugasanga gusa ibintu yari akwiriye kujyamo bikamuteza imbere, abuze kwizera. Ntabwo yizeye ko Imana izabana nawe, ko azabona ukuboko kw'Imana muri ibyo bintu. Kutizera bikamuheza mu kutagira icyo akora, biturutse mu kutizera, agahera mu bukene biturutse mu kutizera. Ibi bibaho, kandi atari ukuvuga ngo ni umwuka w'inyatsi umuriho, none kuko gusa atizera. None ikindi kintu cya gatatu twabonye gishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora,
bikamuheza mu bukene, twabonye ko ari ukubura ubwenge. Nabyo bibaho, hari igihe umuntu rwose abura ubwenge, ugasanga hari nk'ibintu akora, ariko muri ibyo bintu akora ugasanga abuze ubwenge bw'ukuntu yabikora neza kugira ngo atere imbere. Ugasanga bibuzemo ubwenge, kubura ubwenge mu byo akora bikaba byamuheza mu bukene, atari ukuvuga ngo ni inyatsi muriho, no, kuko gusa yabuze ubwenge. Nigeze mbaho urugero rw'umuntu ushobora kuba afite bizinesi akaba atazi kwakira abakiriya neza, ugasanga ko bizinesi ye isubiye inyuma, irahombye, akabura abakiriya bitewe n'uko gusa nta bwenge afite bwo kwakira abakiriya neza. Ni urugero mbahaye, ariko ibintu byose ukoze ukabiburamo ubwenge bishobora gutuma uhera mu bukene, atari ukuvuga ngo ni inyatsi kuriho, ahubwo uko wabuze ubwenge. Niyo mpamvu ikintu cyose muzajya mwinjiramo mukora, mujye musaba Imana kugira ngo ibahe ubwenge bwo kugikora neza kugira ngo gitere imbere. Noneho ikindi kintu twabonye gishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora, bikaba byamuheza mu bukene, ni ubunebwe. Hari abantu bagira ubunebwe rwose, ugasanga ibintu yari akwiriye gukora ntabikoze, kandi arabizi ibyo yakora bikamuteza imbere, ariko agafatwa n'ubunebwe, agahora yigizayo ngo nzabikora ejo, nzabikora mu cyumweru gitaha, nzabikora umwaka utaha, bikazarangira atabikoze. Umuntu agahera mu bukene kubera ubunebwe. Na Bibiliya ivuga ko umunebwe ubukene buzahora iwe, umuntu ufite umwuka w'ubunebwe. Ni ukuvuga rero ngo ibi ni ibintu bine bishobora gutuma umuntu ahera mu bukene. Ibi ni ibintu bine bishobora gutuma umuntu adakora icyo yari akwiriye gukora, bikaba byamuheza mu bukene kandi ari nta nyatsi muriho. Noneho reka twisubirire kuri wa mwuka w'inyatsi, ibi tube tubiretse gatoya. Umwuka w'inyatsi noneho niwo turiho. Noneho uyu ni umwuka uba ku buzima bw'umuntu, noneho ku buryo we niyo yakora ibyo yari akwiriye gukora, ibyo abandi bakora bagatera imbere, we yabijyamo akabona nta mahirwe abifitemo. Wumvise, akabona nta mahirwe abifitemo, akabona hari umwuka witambika, icyo akoze cyose akabona wapi ntikigenda neza. Narabisobanuye neza, wenda ntabwo ngiye kubitindaho cyane kuko nasobanuye neza uko inyatsi yigaragaza ku buzima bw'umuntu. Uzakurikira inyigisho ya mbere ivuga ku bintu 13 bigaragara ku muntu uriho umwuka w'inyatsi, uzakurikira neza uzabyumva neza. Ariko uyu munsi ikintu ngiye kuvuga ni ku nkomoko y'uriya mwuka. Ushobora kuvuga ute se uriya mwuka kuki uri ku buzima bwanjye kubera iki, cyangwa se niba hari undi muntu wabonye uriho uwo mwuka, ushobora kuvuga uti kuki uwo mwuka uturuka hehe, bigenda bite? Donc uwo mwuka uba ku buzima bw'umuntu uturutse he, kuki ngewe undiho, cyangwa se ukaba uri kuri uriya muntu ariko uriya we utamuriho, donc bituruka kuki? Ni ukuvuga ngo rero buri mwuka wose uba ku buzima bw'umuntu burya ugira inkomoko, ugira aho uturuka, kandi uwo mwuka biba binashoboka kuwibohoraho rwose ukakuvaho. Si ukuvuga ngo iyo uriho uyu mwuka uzakugumaho, no, bizaterwa. Ni ukuvuga ngo ushobora kuwibohoraho ukawikuraho ugatangira ugatera imbere nk'abandi. Reka turebe aho uyu mwuka uturuka rero w'inyatsi. Nizeye ko usobanukiwe neza niba warakurikiye icyigisho cya mbere cyatambutse. Tugiye kureba rero inkomoko y'uyu mwuka w'inyatsi. Ikintu cya mbere gishobora kuzana umwuka w'inyatsi ku buzima bw'umuntu, inyatsi ishobora kuba ku buzima bw'umuntu ituruka ari karande. Donc ni ukuvuga ngo inyatsi umuntu ashobora kuyikomora mu muryango aturukamo, mu muryango akomokamo, ugasanga ari abantu bari bariho uyu muvumo, bari bariho uyu mwuka. Noneho muzi ko ni ukuvuga ngo nababwiye ko ibintu bijyanye n'imivumo n'imigisha ni ibintu bigendera mu rubyaro. Iyo umubyeyi afite umugisha w'Imana, wa mugisha w'Imana uri ku mubyeyi we ukomeza no ku bana be, umugisha ugendera mu rubyaro. Noneho ni nako bigenda no kuri iyi myuka yindi y'imivumo. Uyu muvumo w'ubukene, uyu mwuka w'ubukene uba ku buzima bw'umuntu, ushobora kugenda ku rubyaro rwe, ugasanga uriho uwo mwuka uwukomora ku basekuruza bawe, uwukomora mu muryango uturukamo. Ugasanga kubera ko uyu mwuka wari ubariho, nawe urakugendaho kuko ubakomokaho. Wumvise, nta kintu wigeze ukora cyagukururira inyatsi, ahubwo ukomora mu muryango wawe. Ni ukuvuga rero ngo iyo hatabayeho deliverance, iyo hatabayeho kubohoka kuri uyu mwuka, iyo udaciye uriya mugozi wa karande, wa mwuka urakomeza ukakugendaho ku buryo uzajya wisanga ikintu cyose ukora kitagenda neza, kubera ko utigeze wibohora kuri karande. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biba byarabaye mu miryango dukomokamo ku buryo tuba tugomba kubyibohoraho. Ibibi byose bituruka mu muryango ukomokamo ugomba kwitandukanya nabyo. Ibyiza, niba hari ibyiza bakoraga nta kibazo, ibyo byiza nawe bikugenzeho nta kibazo, ariko ikibi cyose gituruka muri famiye yawe ugomba kwitandukanya nacyo. Rero hari igihe uyu mwuka uba ku buzima bw'umuntu uturuka mu muryango akomokamo, uturuka muri famiye ye, uturuka mu gisekuru cye. Rero reka turebe mu maganya ya Yeremiya 5:7 uko havuga. Amaganya ya Yeremiya 5
umurongo wa 7 baravuga ngo ba data bakoze ibyaha ngo kandi ntibakiriho, ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ndagira ngo wumve hano ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, ngo natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ndagira ngo wumve ni ibintu byakozwe n'abandi, none ntibakiriho. Bashobora kuba batakiriho cyangwa bakiriho, ariko weho wikoreye ibicumuro byakozwe nabo mu muryango ukomokaho. Ugasanga wenda hari ibintu bakoraga bibakururira inyatsi, kubera ko nawe ubakomokaho, ugasanga nawe uwo mwuka ukugenzeho kandi atari weho wabikoze, kuko gusa ukomoka kuri abo bantu. Ni ukuvuga rero ngo inyatsi umuntu ashobora kuyikomora mu muryango aturukamo. Niyo nkomoko ya mbere. Ku bijyanye na deliverance tuzabitindaho nitujya muri deliverance, uburyo wibohora kuri uyu mwuka ntabwo ngiye kubitindaho cyane. Ibintu bya deliverance nabyo tuzabyigishaho, tuzabivugaho cyane. Ujye ukunda gukurikiriza inyigisho, tuzakubwira uburyo ugomba kubohoka ku myuka yose igenda ku buzima bwawe. Uyu mwuka rero hari igihe umuntu awugira awukomora muri famiye ye, mu muryango aturukamo. Tujye rero ku nkomoko ya kabiri y'uyu mwuka. Uyu mwuka ushobora kuba ku buzima bw'umuntu ari umuvumo, bibaho. Iyo ni inkomoko ya kabiri, umuvumo. Hano ushobora kuvuga uti umuvumo se ho bimeze bite kugira ngo inyatsi biri ku buzima bwanjye kubera umuvumo? Reka mbigusobanurire neza. Habaho igihe mu buzima umuntu akora ikintu kibi, noneho yakora ikintu kibi, uwo yagikoreye agahita amwaturiraho umuvumo w'ubukene, kutazigera agira ikintu ageraho na kimwe mu buzima biturutse ku kibi yakoze. Noneho wa muntu wagikoreye agahita gukurikiza uwo muvumo, akaguteza umwuka w'ubukene kubera ibintu yatuye ku buzima bwawe. Noneho bya bintu biragenda bigacomeka n'ikibi wakoze, ugasanga uwo mwuka urakurondorora kugendaho. Ibi bijyanye n'umuvumo ushobora kutabyemera, wenda ukavuga utese ibi bintu birashoboka. Reka tujye muri Bibiliya turebe uburyo umuntu ashobora kukwaturiraho ikintu bitewe n'ibintu wakoze, ugasanga icyo kintu kirakugendaho. Reka tujye mu Bami ba 2:5-27. Abami ba 2:5-27, wumve. Abami ba 2:5-27. Mu Bami ba 2:5-27 hano baratubwira umugabo bita Gehazi. Sinzi niba uyu mugabo nawe warigeze umwumvaho muri Bibiliya. Uyu mugabo bita Gehazi yigeze akora amafuti, yigeze akora ibintu bitari byiza, abikorera umukozi w'Imana witwa Elisa. Uze kubisoma mu Bami ba 2:5 uhereye kuri 20, umanuke hasi, uraza kureba uburyo Gehazi yabeshye umukozi w'Imana Elisa. Yamara kubeshya umukozi w'Imana Elisa, Elisa agahita amwaturiraho umuvumo, amwaturiraho umuvumo w'ibibembe. Kuri 27 Elisa yaravuze ngo nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose. Uze kuhasoma neza uguraza kumenya ibyo Gehazi yakoze, uburyo yabeshye umukozi w'Imana, noneho umukozi w'Imana akaza guhita amwaturiraho umuvumo w'ibibembe bizamugendaho ndetse n'urubyaro rwe. Ndagira ngo wumve ko n'urubyaro narwo rwaturiweho uwo muvumo. Bivuga ngo n'abantu bazakomoka kuri Namani, abana be nabo bazajya bisangaho uwo muvumo bakomora kuri Namani. Bya nyine babwiye bya karandi umuntu ashobora gukura mu muryango. Ubu waruzi ko umwana wa Gehazi azajya avuka akisangaho umuvumo w'ibibembe kandi ari ntacyo yakoze, abikomora kuri Gehazi wigeze gukora amafuti. Natwe rero niko rimwe na rimwe hari ibintu tuba dukomora mu muryango dukomokamo, nk'uko abana ba Gehazi bazajya bisangaho ibibembe bakomora kuri Gehazi baturutseho. Rero hano nari mvuze ko inkomoko ya kabiri y'umwuka w'inyatsi bishobora guturuka mu muvumo. Nk'uko Gehazi yakoze ikosa arikorera Elisa, Elisa akamwaturiraho umuvumo wo kubemba, ni nako bigenda. Hari igihe umuntu akora ikosa, agakora icyaha runaka, none uwo yagikoreye agahita amwaturiraho umuvumo w'ubukene, kutazagira ikintu ageraho mu buzima. Ugasanga neza icyo kintu yakwaturiyeho kiragukurikirana. Ibintu byose ugerageje gukora ukajya ubona wapi ntabwo bigenda. Kubera iki? Ni umuvumo bakwaturiyeho kubera ibintu bitari byiza wigeze gukora. Hari igihe rero inyatsi iba ku buzima bw'umuntu ari umuvumo. Tugiye rero kuri 3. Ushobora kuvuga ntarajya kuri 3, ushobora kuvuga utubusi iki ngiki cyo byagenda gute, nakibohokaho nte? Uramutse ubizi neza uwo muvumo byagusaba kwihanira uwo muntu, wa muntu wakwaturiyeho umuvumo ashobora kuwugukuraho.
uramutse uzi umuntu wagiriye nabi akakwaturiraho ibintu bitari byiza bikagukurikirana, uwo muntu umusabye imbabazi yarangiza agahindura amagambo yavuze akakwaturiraho iby'umugisha, wa muvumo yawukuraho, uwagushyizeho umuvumo yawugukuraho. Wumvise? Ubwo wenda singiye kubyinjiramo cyane ibintu bya deliverance uko bigenda, ariko njye ndi kuvuga inkomoko y'inyatsi. Ubwo ni kabiri twari turiho, ushobora kuba umuvumo kubera ikibi wakoze bakakwaturiraho umuvumo w'ubukene, ugasanga uwo mwuka urakugendaho kubera ko wabyaturiweho n'umuntu wakoreye ikintu kitari cyiza. Gatatu, tujye ku kintu cya gatatu gishobora gutera gukurura umwuka w'inyatsi ku buzima bw'umuntu. Ikintu cya gatatu gishobora gukurura umwuka w'inyatsi ku buzima bw'umuntu, inyatsi ishobora kuba indogano. Inyatsi ishobora kuba ku buzima bw'umuntu ari indogano. Indogano ni ukuvuga iki? Indogano ni ukuvuga ngo Satani, uko mubona Imana igira abakozi bayo, buriya Imana igira abakozi bayo bashobora guhesha abantu umugisha. Umukozi w'Imana ashobora kuguhesha umugisha, kandi uwo mugisha ukawubona kuko uwo muntu ari umukozi w'Imana. Uku rero ni nako bigenda. Satani nawe agira abakozi. Uko Imana igira abakozi niko Satani nawe agira abakozi. Umukozi wa Satani nawe ashobora kuguteza umuvumo. Uko umukozi w'Imana yaguhesha umugisha, niko n'umukozi wa Satani yaguteza umuvumo, kandi wa muvumo ukagufata. Kubera iki? Kubera ko udahagaze neza mu by'umwuka, kubera ko udahagaze neza mu bintu by'Imana. Ni ukuvuga ngo umukozi wa Satani yabasha kuguteza ibyo ashaka, kubera ko ubuzima bwawe butari mu biganza by'Imana, kubera ko ubuzima bwawe utabuhaye Yesu. Biza gutuma noneho abantu bagenza ubuzima bwawe uko bashaka. Ibyo bashaka ko bikubaho akaba ari byo bikubaho, ko bafite ukuntu babikora. Donc bo bambe n'abantu bazobereye gukorana n'isi y'umwijima, ku buryo bazi ubufindo bakora. Ubuzima bwawe bakabushyira mu kaga, bakaba baguteza inyatsi. Uyitejwe n'abarozi, uyitejwe n'abanzi bawe, uyitejwe n'abakozi ba Satani. Bitewe n'iki? Kuko ubuzima bwawe atari Imana ibufite. Ubuzima bwawe niwo ubwifitiye, niwo ubuyobora uko ushaka, ntago wabushyize mu biganza by'Imana, ntago uhagaze neza mu by'umwuka. Bikaza gutuma rero abarozi bakwibasira, bakagukorera icyo bashaka, kuko niko bigendekera umuntu utari mu biganza by'Imana. Ni ukuvuga rero ngo inyatsi ishobora kuza ari indogano. Bafite uburyo bwinshi babigenza rwose, nibo babizi. Narabwiye ngo ashobora gufata n'ifoto yawe akagenda, yarangiza akayitaba, yamara kuyitaba akavuga ati uko ntabye iyi foto y'uyu muntu ni nako ntabye ubuzima bwe, ndabutabye. Afite ukuntu atongera, afite ibintu yifashisha agatongera, yarangiza ibyo yakwaturiyeho n'ibyo yakuvuzeho bikaba byakurikirana ubuzima bwawe. Rero hari igihe biba indogano. Ibi bibaho rwose. Abarozi bafite ubuhanga bwo gukorana n'isi y'umwijima kugira ngo bashyire ubuzima bw'abantu mu kaga. Abarozi na Bibiliya rwose yemera ko hari abarozi. Ni ukuvuga rero ngo reka tugiye wenda mu gitabo cya Nahumu 3, haravuga ngo Nahumu 3 umurongo wa 4, ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe akagurisha n'imiryango uburozi bwe. Hano bavuze ngo umurozikazi w'umuhanga. Wumvise? Hari abarozi b'abahanga cyane. Ni ukuvuga ngo ni abantu bazoberewe no gukorana n'isi y'umwijima, noneho ku buryo bafata ubuzima bw'abantu bakabushyira mu kaga, bakabaturiraho ibyo bashaka ko bibabaho, bakabitongera. Bafite uko babikora bikaba byagufata. Nakubwiye ngo uko umukozi w'Imana ashobora kuguhesha umugisha, niko n'umukozi wa Satani ashobora kwakuturiraho umuvumo, kandi uwo muvumo ukagufata kubera ko nawe udahagaze neza mu by'umwuka. Turakomeje rero. Ubwo icya gatatu turakibonye gishobora guteza umwuka w'inyatsi ku buzima bw'umuntu. Tujye ku cya kane. Ikintu cya kane gishobora guteza umwuka w'inyatsi ku buzima bw'umuntu ni amagambo umuntu ahora yatuza akanwa ke. Se urubizi ko hari ibintu bishobora kuba ku buzima bwawe ari weho wabyikururiye kubera amagambo uhora watuza akanwa kawe. Iyo umuntu ahora yiyaturiraho ubukene, iyo umuntu ahora yiyaturiraho kutazagira icyo ageraho, iyo umuntu ahora yiyaturiraho kutazabishobora, donc akaba ari umuntu uhora mu maganya kubera kutizera agira, ntiyizera Imana, ubwe gusa agajya ahora yiyaturiraho ubukene, yiyaturiraho kutazabona akazi, yiyaturiraho kutazagira ikintu ageraho. Ni ukuvuga ngo we ni umuntu ureba uko ibihe bimeze akagendana n'ibihe. Ntabwo azi ko Imana ari Imana iri hejuru y'ibihe, itegeka ibihe. Noneho agahora yiyaturiraho ibintu bitewe n'uko yabonye ibihe biteye, ntagire kwizera Imana. Ayo magambo rero y'ubukene ukomeza kwiyaturiraho ashobora kugukururira umwuka w'inyatsi. Wumvise? Ashobora kugukururira umwuka w'inyatsi, kuko biragoye kugira ngo Imana izabane n'umuntu utagira kwizera, uhora wiyaturiraho ibintu bitari byiza.
tugiye kureba rero mu migani 18 umurongo wa 21 turebe imbaraga z'ururimi. Imigani 18 umurongo wa 21 baratubwira imbaraga z'ururimi. 18:21 haratubwira ngo ururimi ni rwo rwica, ni narwo rukiza, ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ni ukuvuga ngo ururimi rufite ubushobozi bwo kwica no gukiza. Bibiliya iri kutubwira ngo urukunda azatungwa n'icyo ruzana. Ururimi rufite imbaraga zo kwica no gukiza. Urukunda azatungwa n'icyo ruzana. Ururimi rushobora kukuzanira ubukire, ururimi rushobora kukuzanira n'ubukene. Ni ukuvuga rero ngo iyo ukunda kwiyaturiraho ubukene rero, uwo mwuka ushobora kukugendaho kubera ko ari byo ukunda kwatura ku buzima bwawe. Iyi ni inkomoko ya kane y'uyu mwuka w'inyatsi, ushobora guturuka mu magambo umuntu ahora yatuza akanwa ke. Ugomba guhora watura nk'uko Dawidi yatuye. Dawidi naramukunze cyane. Muri Zaburi 23 umurongo wa mbere, Dawidi yaravuze ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, ngo ntabwo nzakena. Vara ako kantu naragakunze cyane, ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye, Imana niyo inyobora, ntabwo nzakena. Ariko rero wowe iyo utizera ibi bintu ugahora wiyaturiraho ubukene, uwo mwuka ushobora kuwikururira ukakugendaho kubera ko ari byo uhora watuza akanwa kawe. Nitugera muri deliverance tuzareba uburyo ibi bintu byose umuntu abibohokaho. Ntabwo nshaka gutinda cyane muri deliverance. Deliverance tuzayizana ukwayo, turebe ukuntu umuntu agenda abohoka kuri buri mwuka ugenda ku buzima bwe. Turakomeje, tugiye ku kintu cya gatanu gishobora gukururira umwuka w'inyatsi ku buzima bw'umuntu. Inkomoko ya gatanu ni iyi. Uyu mwuka ushobora guturuka hehe? Umwuka w'inyatsi ushobora kuba ku buzima bw'umuntu biturutse mu kuba uwo muntu yarimye Imana ibyayo. Kwima Imana ibyayo bishobora kugukururira inyatsi. Kwima Imana ibyayo, cyangwa se kuba udashobora kubahisha Imana ubutunzi bwawe, nabyo bishobora kugukururira umwuka w'inyatsi. Akantu ndagira ngo nakukumve, iyo umuntu atazi kubahisha Imana ubutunzi bwe, iyo umuntu atazi guha Imana ibyayo, bishobora kumukururira umwuka w'inyatsi. Aha ngaha turajya mu gitabo cya Maraki. Muri Maraki 3, mu gitabo cya Maraki kimwe kibanziriza Matayo, ngira ngo nicyo giheruka isezerano rya kera. Igitabo cya Maraki 3 umurongo wa 8 haranditse ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, niko batubwiye. Ngo ariko mwebwe mwarabinyimye, nyamara murabaza muti twakwimye iki? Ngo mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10 n'amaturo, muvumwa wa muvumo. Vwara ngo mwanyimye ibyanjye, donc Imana ivuze ibyo mwayimye byayo, ngo bituma ngo muvumwa wa muvumo. Umuntu ashobora kugibwaho n'umuvumo kubera ko yimye Imana ibyayo. Mu migani 3 umurongo wa 9 niho batubwira ngo kubahisha Imana ubutunzi bwacu. Batubwira kubahisha Imana ubutunzi bwacu. Wumvise? Ujye no mu gitabo cya Hagayi, mu gitabo cya Hagayi kuri chapter 1 igice cya mbere, uraza kureba abandi bantu nanone bagiweho umuvumo ushobora guturuka mu kwima Imana ibyayo. Sinzi ko nza kuhasoma, ariko kuko ndimo ndasiganwa n'umwanya, ariko uze gusoma muri Hagayi igice cya mbere, uraza kureba nanone ukuntu kwima Imana ibyayo bishobora gukururira umuntu umwuka w'inyatsi. Hano ni abantu bitaye ku nzu zabo, bitaye ku byabo, baba mu mazu meza, ariko bibagirwa inzu y'Imana. Nuko inzu y'Imana ibumusaka, inzu y'Imana ibumusaka, bita ku mazu yabo. Bibiliya none Imana iza kubavugaho ubukene, ibavugaho inyatsi, ibavugaho donc ni ukuvuga ngo bari ikibazo gikomeye cyane, bari bafitanye ikibazo n'Imana kubera kutita ku by'Imana, kwita ku byabo gusa iby'Imana bakabyirengagiza. Rero kwima Imana ibyayo bishobora kugukururira inyatsi. Ugomba kuba uri umuntu uzi kubahisha Imana ubutunzi bwawe, kuko njyewe nabonye abantu bazi kubahisha Imana ibindi bintu byose, ariko byagera ku butunzi cyangwa ku mafaranga akaba atazi kubahisha Imana amafaranga. Wumvise? Nzaririmba, nziyiriza, ibindi bintu byose pe ashobora kubibonekamo akabyubahisha Imana, ariko iyo bigeze ku kintu bita amafaranga ugasangayo atazi kuyubahisha Imana, ibyo bikaba byamukururira inyatsi. Ni ukuvuga ngo amafaranga ubona hariho ayawe, ariko hakabaho n'agomba kujya mu bwami bw'Imana, n'agomba gukoreshwa mu kwagura ubwami bw'Imana. Iyo utazi gutandukanya ibyawe n'iby'Imana, rero uyu mwuka ushobora kugenda ku buzima bwawe.
ngaho rero icyo ni icya kangahe? Ni icya kane tubonye, none ni icya gatanu, ni inkomoko ya gatanu y'uyu mwuka w'inyatsi. Tugiye kuri gatandatu. Ikintu cya gatandatu gishobora gukururira umuntu umwuka w'inyatsi ni ikintu bita ubugugu. Ubugugu ni ikintu gikururira umuntu umwuka w'inyatsi. Ushaka kuvuga uti ubugugu gute? Ni ukuvuga ngo ubugugu, iyo umuntu adatanga, iyo umuntu adatanga, akaba ari umuntu wirengagiza abakene, akaba ari umuntu wirengagiza abantu arusha ubushobozi, ni ukuvuga ngo ibi bintu bishobora gukurura umuvumo ku buzima bw'uwo muntu. Kwirengagiza abakene, kwirengagiza abantu urusha ubushobozi, kuko hari abantu urusha ubushobozi urwego uriho urwo ari rwo rwose, byanze bikunze hari abantu urusha ubushobozi. Abo bantu rero urusha ubushobozi, iyo uri umuntu birengagiza, iyo uri umuntu udafasha abakene, ni ukuvuga ngo uyu mwuka w'inyatsi ushobora kugenda ku buzima bwawe kubera kwirengagiza abakene aburusha ubushobozi. Ntabwo mvuze ngo uzafasha abakene bose bo ku isi, ntabwo bishoboka, nta nubwo wanabishobora, ariko wagomba kuba uri umuntu utabirengagiza. Mbese wagombye kuba ufite abantu ufasha, bashake babe babiri cyangwa batatu cyangwa bane, ariko wagombye kuba uri umuntu ugira ikintu bita gufasha abakene, abatishoboye. Kubirengagiza bikurura inyatsi ku buzima bw'umuntu. Reka dusome mu migani 11:24 twumve uko Bibiliya itubwira. Imigani 11 umurongo wa 24 haranditse ngo, hari umuntu utanga akwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ngo ariko we bizamutera ubukene gusa. Wumvise ngo hari umuntu utanga birenze urugero akarushaho kunguka, ngo hari undi wimana birenze urugero, ngo ariko bizamutera ubukene gusa. Kwimana birenze urugero bishobora gukururira umuntu ubukene, niko Bibiliya itubwiye. Rero ubugugu ni kimwe mu bintu bishobora gukururira umuntu inyatsi, akabura umugisha w'ubutunzi. Ahangaha ndagira ngo mubyumve neza. Turagiye rero, tugiye ku kintu tugeze ku cya karindwi. Ikintu cya karindwi gishobora gukururira umuntu uyu mwuka w'ubukene cyangwa se uyu mwuka w'inyatsi. Inyatsi ishobora guturuka mu byo watanze. Ni ukuvuga ngo kuri iki cya karindwi, hari igihe ufasha umuntu utazi ubwami akorana nabwo ubwo ari bwo. Wowe ukamufasha ugira gusa ngo urimo uragira ngo abone ibyo arya, uramwishyurira inzu cyangwa se ibindi bibazo yakubwiye urimo kumufashamo, ariko wowe ukaba utazi ubwami akorana nabwo ubwo ari bwo. Noneho ukaba wakwiroturuva uri gufinansa ubwami bwa Satani utabizi, bikagukururira inyatsi kubera umuntu wafashije. Wumvise? Ni ukuvuga rero ngo inyatsi ishobora guturuka mu byo watanze, mu wo wahaye, bitewe n'ibyo wamuhaye icyo agiye kubikoresha. Wumvise? Gufasha ni byiza pe, ndetse na Bibiliya tubwira ko gufasha bihesha umuntu umugisha, ariko niryari bigukururira inyatsi biterwa n'uwo wafashije n'ibyo wamufashije icyo agiye kubikoresha. Hari igihe umuntu rero yoherezwa kuri wowe, yoherezwa n'ubwami bwa Satani, akaza ari kuri misiyo wowe utabizi. Noneho wowe akaza ari kuri misiyo kugira ngo numuhereza niba ari amafaranga cyangwa ikindi kintu yagusabye. Hari ukuntu babikora ku buryo wowe wamuhaye nta kintu uzongera kwakira, bakaguteza inyatsi. No, hari umuntu ushobora guha akaguteza inyatsi bitewe n'ibyo wamuhaye icyo agiye kubikoresha. Abakorana n'ubwami bwa Satani bo barabizi ukuntu babigenza. Iyo yakiriye ikintu gituruka kuri wowe, afite uburyo agikoresha n'ibyo agitongereraho ku buryo uwamuhaye atazongera kwakira. Wumvise? Inyatsi ishobora guturuka aho ngaho rero. Ngo hari n'igihe wenda yaba atanaje kuri misiyo yo kuguteza inyatsi, ariko gusa akaba ari umuntu usanzwe wibera mu byaha, akaba asanzwe hari ukuntu aba mu byaha bizira mu maso y'Imana. Noneho wowe amafaranga umufashisha cyangwa ibyo umuha, we akaba abikoresha bya byaha, ugasanga ari kubikoresha ibintu binezeza Satani cyangwa byagura ubwami bwa Satani. Noneho ugasanga biguteje inyatsi kubera ko umuntu ufasha cyangwa uha ayo mafaranga kubera ibintu ayakoresha. Aha rero ni ukuvuga ngo inyatsi ishobora guturuka mu byo watanze, mu wo wahaye. Tugiye ku cya munane rero, aricyo kibanziriza icya nyuma. Ni ukuvuga ngo ku cya munane inyatsi ishobora guturuka noneho mu byo wakiriye, uwaguhaye. Noneho hano ikibazo ni uwaguhaye. Noneho cette fois-ci, ahambere ikibazo byari wowe wahaye, noneho hano ikibazo ni uwaguhaye. Nabyo bibaho. Wari uzi ko hari umuntu ushobora kugukemurira ikibazo, hari umuntu ushobora kugukemurira ikibazo ufite mu bifatika, yarangiza agasenya ibyawe by'umwuka. Wari ubizi?
umuntu ashobora kuza akavuga ati ariko Valens arakodesha, ngiye kumugurira inzu. Valens afite ikibazo cy'amafaranga 500,000, ngiye kumuha amafaranga 500,000, ariko hanyuma yo kumpa ayo mafaranga agasenya ibyanjye by'umwuka, nkakira amafaranga 500 cyangwa nkabona inzu, ariko iby'umwuka byanjye akabisenya. Hari abantu rero babikora babigambiriye. Hari umuntu ushobora kuguha, ariko nanone hakaba hari ukuntu akorana n'isi y'umwijima, hakaba hari ukuntu akorana n'ubwami bwa Satani. Uwo muntu akaba afite ibifatika guha, ariko akaguhereza agambiriye kugira ngo ibyawe by'umwuka bisenye. Iyo rero uri umuntu ukunda gusa amafaranga, abandi bashyira amafaranga imbere, uwo mwanya uhita wakira ukavuga uti mbonye igisubizo, amafaranga ndayabonye nari narabuze, ariko ntumenye ko ayo mafaranga guhaye numara kuyakira kugira ngo uzongere kugira andi mafaranga wakira bikaba ikibazo, akaguteza umwuka w'inyatsi. Niyo mpamvu nukuvuga ngo yaba mu kwakira yaba mu gutanga, ibi bintu ugomba kubyinjizamo umwuka wera. Umwuka wera agomba kukuyobora. Waruzi hari igihe umuntu aguhereza ashaka kuguha ikintu wari unakeneye, ariko ukumva umwuka atakwemerera kucyakira. Waruzi ko umuntu ashaka kuguha ikintu wari ukeneye mu buzima, ariko ukumva umwuka atakwemerera kugifata. Ujye wumvira umwuka, buriya haba hari impamvu. Niyo mpamvu abaterankunga bose ntabwo Imana izabemera ku buzima bwawe. Hari abaterankunga Imana itazemera ku buzima bwawe, kubera ko baza bagambiriye kugufasha mu bifatika, ariko bagasenya ibyawe by'umwuka. Ibi bintu byitondere rero. Inyatsi ishobora guturuka mu byo wakiriye, biterwa naho byaturutse, n'icyo babikoreyeho, n'icyo babitongereyeho. Ni ukuvuga rero ngo ibi bintu ujye ubyitondera. Habaho n'igihe umuntu agufasha, ariko ahantu akura ayo mafaranga nabyo nanone reka mbivugeho. Hari igihe umuntu agufasha, ariko ahantu akura amafaranga ari ahantu hatemewe n'Imana. Nk'ubu nkaba ndi umusambanyi, nkaba mfite amafaranga menshi nkura mu busambanyi, narangiza nkajya nkutera inkunga. Cyangwa se nkaba ndi umujura, amafaranga niba amafaranga menshi, noneho nkagira umuntu mfasha, ugasanga wa muntu ndamuteza inyatsi kubera inkomoko, kubera ayo mafaranga haturuka. Ibi rero bibaho, bishobora guteza umuntu inyatsi. Inyatsi ishobora guturuka mu byo wakiriye cyangwa igaturuka mu byo watanze. Tugiye rero ku cyanyuma, ngira ngo ibi bibiri birumvikanye. Tugiye ku cyanyuma. Icyanyuma gishobora guteza umuntu inyatsi, tubivugiye hamwe muri rusange, ni ukutumvira Imana, ni ukutitondera amategeko y'Imana. Kutumvira Imana, kutagira umwete wo kumvira Imana no kutitondera amategeko y'Imana bishobora guteza umuntu inyatsi. Ahangaha ntago nirwa njya kure muri Bibiliya rwose. Nushaka ujye mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 28, uze gusoma uhereye ku murongo wa 15. Uraza kureba umuntu utumvira Imana, umuntu utitondera amategeko y'Imana. Bavuga umuvumo uzamuzaho. Batangira igice cya 28 bavuga umuntu wubaha Imana n'uwitondera amategeko y'Imana. Batangira bavuga imigisha izaza kuwubaha Imana. None bagera hasi ku gice cya 15, ngira ngo bagatangira noneho bavuga utumvira. We noneho umuvumo uzamuzaho, mu mivumo iza ku muntu utumvira. Bavugamo rero harimo inyatsi, harimo kutagira ikintu ageraho. Ibyo akoze byose ugasanga ntabwo bicamo, ntabwo bigenda neza. Ngibyo rero ibintu bikurura inyatsi ku buzima bw'umuntu. Ibi bintu tuvuze uko ari 9 nibyo bishobora guteza inyatsi ku buzima bw'umuntu. Ubwo rero ngira ngo urabyumvise. Iyo wamenye rero aho ikibazo gituruka, ni ukuvuga ngo kugikemura biba byoroshye. Ni bya bindi nababwiye muri cya cyigisho cyabanjirije iki ngiki. Narakubwiye ngo iyo muganga yamaze kumenya indwara urwaye, cyangwa nawe ubwawe wamaze kumenya indwara urwaye naho ituruka, burya iyo ndwara kuyivura no kuyikira biroroshye. Ariko iyo umuntu ataramenya indwara arwaye, biragoye kugira ngo iyo ndwara izakire. Iyo rero wamaze kumenya aho inyatsi ituruka, ni ukuvuga ngo biragoye kugira ngo wikureho uwo mwuka niyo waba uri ku buzima bwawe. Wumvise? Iyo wamaze kumenya inkomoko y'inyatsi, biroroshye kuyikuraho. Ni ukuvuga rero ngo impamvu Imana imanuye iyi nyigisho ni uko irashaka kugukuraho uyu mwuka w'inyatsi, kuko Imana irashaka kuguha umugisha w'ubutunzi kugira ngo nawe uzatungishe benshi. Imana iguha umugisha rero. Nsoreje ahangaha. Izindi nyigisho zirakomeje, uzakomeje udukurikirane ko tuzakomeza tugubwira ibihindura ubuzima bwawe. Ngiye gusoza nkusengera kugira ngo Imana igufashe kugira ngo uyu mwuka niba uri ku buzima bwawe ukuveho, kugira ngo nawe utangire ubone ibyiza bituruka ku Mana. Mana yacu, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera, ndasengeye uyu muntu wankurikiye papa. Ntabwo muzi izina, ariko wowe umuzi izina. Nta nubwo nzi ibibazo ahura nabyo mu buzima, ariko wowe urabizi. Ndamusengeye kugira ngo umuhe umugisha w'ubutunzi, umukureho umwuka w'inyatsi niba uri ku buzima bwe. Niba afite inyatsi uyimukureho, kugira ngo nawe abone ibyiza biguturukaho papa. Ndamusabiye kugira ngo umushoboze, umukomeze, ukomeze ubane nawe muri byose. Ibyo akora byose wigaragazemo.
Mana ndagushimiye ko ugiye kubana nawe no kumwiyereka mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.